icyo shaka tuganira ngo twebwe abakije turi mu rusengero abantu bose batwumva abari kwa Gitwaza kwa Masasu abari kwa Pastor Mary n'abandi mwese no kwa Isaie na Patrick bahuraga buri munsi actually bakaba bari hamwe bakazana ibyo bafite bakabisangira bakamenya ngo hari umugenzi wacu utaronze kandi amaturo n'icyacumi iki gihe twasanze yuko yari amafaranga akoreshwa mu bwoko bw'Imana kugira ngo ubuzima bwabo burushe kugenda neza kugeza uyu munsi sinzi niba wenda ntituri buze kujya muri detail kuko abashumba bayakoresha mu buryo butandukanye bitewe na administration y'itorero ariko ndahamya neza yuko imikoreshereze yabyo icyo gihe bishobora kuba bitandukanye n'uyu munsi. Ati iyo gusenga ntabwo ushobora kunyumvisha ko utari irimo muri se yo gusenga ubwo yari iki dore impamvu mvuga ko yari irimo byanze bikunze inkinyi ndayitanga iki se ingingo yo gusenga mu nshingano abatambi bari bafite utanze ingero nyine z'abapresident abaministri n'abantu bari muri administration y'igihugu ibyo birumvikana bafite inshingano zo kwita ku bakene imfubyi abarwaye no gutekereza igihugu cyaba developed ariko abatambi ubu bari hejuru y'izo nshingano bagombaga no gusenga. Ese gusenga uvuga n'iki? Gusenga nshatse kuvuga bahoraga begera Imana kandi babana nayo nukuvuga ngo ntabwo babanaga nayo mu nzu kuko Imana yo yari hejuru yabo iri mu ijuru ariko igakorana iryo jambo no byita gusenga ni uri bubyice ese nge nawe ndimo ndagusenga ubu turaganira so nibyo rero ubundi inshingano z'umutambyi yaraga ari hagati y'umuntu n'Imana niba hari message umuntu afite ashaka kugeza ku Mana yazakayibwira umutambyi akayishyira Imana niba ari message Imana ifite ishaka kugeza ku muntu yazakayibwira Imana yabwiraga umutambyi akabwira umuntu ibyo nibyo utagusenga ibyo nita gusenga mbere na mbere uribuka yuko abisirayeli hari ibitambo batambaga bisaba ko umutambyi yikorera nk'imitwaro yabo n'ibyaha akabizana imbere y'Imana akabasabira imbabazi. Nibyo bitagusenga nasa ariko ibyo bintu uvuze bifite amazina yabyo izina byumva niba ukoze icyaha kikaba kiri bukizwe n'inuma y'intungura warayizanaga iyo numa bakayitwika ariko tega amatwi nyine njye ndimo ndavuga tega amatwi ibyo bintu byose ubwo bifite amazina umva kuntu byagendaga niba icyaha wakoze gihwanye nuko ihene yicwa wazanaga ihene umutambyi agacana igicaniro agashyiraho ya hene igashya umwuka ukagenda ukagera ku Mana ukabarira ibyo bintu bifite formule na hantu urumva iyo uvuze gusenga urashaka gufata yakoze tuvuga ngo umutambyi gorazaga ngo abakubwira ngo atagenda ngo akagibero ngo Mana no ni formule uvuga ngo niba icyaha gihwanye n'inuma wazana iyo numa ukayiha umutambyi icyo abaga kurusha nuko yabaga ari we wenyine ufite access yo gukora icyo kintu ku Mana niyo baga yemerewe kugikora. Yes nta majirimo iyo urimo kubyita gusenga biraza guhinduka maji bihinduke za demagogie duhoramo twebwe ugire ngo ubwo wenda ngo leta agenda ngo akifungira ngo akavuga ngo Mana no byari simple ibyaha byaga bifite ikiguzi cyabyo niba ari igikorwa n'ubujura bwabaga bufite wenda ngo igitambo kugira ngo ubyumve neza reka tubivuge uko ubishaka sibyo umbwe niba ari cyo utagusenga Eliya amaze guteranya abahanuzi n'iki uko byagenze urabyibuka so we rero yafashe igicaniro cye kimena amazi menshi cyane yarangije areba mu ijuru ibyo nibyo utagusenga yarebye mu ijuru aravuga ngo Mana ngo uyu munsi
sanze nzi ko ujya unyumva ariko uyu munsi igaragaza kugira ngo bano bantu bamenye ko ibyo nibyo bita gusenga ko nugusenga ngiye mva kuntu mbyita byita ikiganiro simple. Okay, nta kibazo urumva rero ikibazo gusa cy'amazina impamvu mbivuga gute no kugira ngo umwana wumva hano yumva ko ari ikiganiro. Iyo uvuze ijambo ukabita gusenga gusenga ubu byagize indi sura. Okay, ngiye ahubwo wari kumbaza icyo wita gusenga niki. Yego nibyo navugaga nagira ngo iyo tuno tuganira hano detail tuzuko zagendaga detail ko zagendaga umutambyi yakoraga ibintu bifite formule nibyo ruvuga ngo umutambyi yabaga afite access ku bantu no ku Mana nduba yagiraga ikiganiro n'Imana. So twubwira abantu ko yagiraga ikiganiro n'Imana nibyo niko byagendaga kuko abo batambyi icyo gihe ntabwo iri jambo gusenga barikoreshaga ntabyo bakoreshaga iryo jambo bo bagiraga ikiganiro n'Imana baganiraga n'Imana. Yes, mu buryo nukuganira nuko nyine rero yavuze nuko rero yavuze ati yarabanije Imana igaragaza. Yes, impamvu mbyita gusenga nuko nubundi gusenga bivuga kuganira n'Imana. Ibyo nyine gusenga ni ijambo ry'iki gihe icyo gihe nta byaririho. Donc umutambyi ndagira nkumvishe nsubiremo reka dusubize ko umutambyi reka dusubize ko ngende umutambyi wowe umutambyi ngendaje mfite ibyaha nzanye igihanye n'ibyaha wakoraga uko bikwiye kugenda bifite formule rero. So rero ahantu hose hari contact y'umutambyi n'Imana cyari ikiganiro byita ikiganiro kugira ngo byorere umuntu byumva uko nubyita gusenga umuyisilamu aravamo n'undi muntu wese udakunda iryo jambo gusenga aravamo kandi nubyita ikiganiro biremera kuko ubundi tuganira n'Imana. Ese ubundi kuki gusenga bisobanura kuganira kuki tutabwira abantu kuganira kuki turinda tubwira abantu ikintu dushaka gushakira igisobanuro ariko banza ijambo gusenga hari ukundi kuntu rizi ndarizi ndeka ndikubwira gusenga ni ijambo ry'Ikinyarwanda rivuga iki byejo bundi bije vuba muri icyo gihe by'abo bantu ntabwo byakoraga nyine urumva ndi kumva ukuntu uri kubivuga nkumva naho hari ubundi busobanuro bwo gusenga uzi nge ntazi oya nta bundi busobanuro. Nge ndashaka ni ukuvuga ngo niba iki ngiki ni igikombe cyangiza kikitwa wenda n'igizi kikitwa n'irindi zina aho kugira ngo tubwire abantu ngo ijambo kikaba igikombe igisobanuro reka tubabwire iryo jambo action yabaga yari ikiganiro abatambyi baganiraga n'Imana. It's fine. Yes, ntabwo byemera se ndabyemera sinabyo byiza se ndabyemeye cyane nabyo byiza rero byose ni bimwe. Urabona Danika ntuzamwishe gusenga uzamwishe kuganira n'Imana komera urashaka kumwisha gusenga. Okay sa zamwishe gusenga ubundi ngewe impamvu byose mbyemera ndemera ko ari kuganira n'Imana nkanabyemera ko ari gusenga kuyihe mpamvu nuko buri gihe ndimo ndasenga ndimo ndatura amagambo avuye muri ngewe nihereranye n'Imana ndi kwibwira ye mba ndi kuganira nayo nyibwira ariko kandi nkaba ndi gukora igikorwa cyitwa gusenga. Ndimo ndakora uwanyumva yakumva ko ndi gusenga ariko genzi ko muri uko gusenga ndimo ndaganira. Ariko se ubundi koko tutabeshye buri jambo gusenga kweri kuko turarizi icyo bivuga ni ugusaba ni gusaba tuzabigira gusa icyo twavugira hano turimo turavuga ibintu uko byari bimeze mu mateka. Icyo ndirinda gukoresha terminology n'ubundi zituma abantu bamanipira ibintu. Izo terminology zo kugira abantu ngo gusenga nizo zituma abantu iyo uvuze hari amagambo uvuga umuntu agahita yikuramo ariko iyo ubwiye abantu uti umutambyi yaragira afite access ku Mana akaganira n'Imana umuntu urimo kutwumva navuga ati yo burya nanjye naganira n'Imana. Yes, nicyo mbivugira nibyo ibyo uvuga birumvikana. So turi hehe turi kuri point y'icya 10 n'amaturo. Yes, so wari urimo rasobanura uburyo mu seno rya kera abatambyi bajyaga imbere y'Imana bakaganira n'Imana abayisirayeli bakaba bari bategetswe kuzana amaturo ya 10 kubyo bejeje kubyo binjije bakabizana kugira ngo mu nzu y'Imana habemo ibyo kurya n'ibyo kunywa. Hanyuma abatambyi umurimo wabo wari uguhuza abantu n'Imana
bigene muri formule yabaga yarategetswe, ariko ibyo byose bakoraga bikaba harimo amaturo n'iyo mihango n'imigenzo yindi yagombaga gukorwa mu mategeko yabo abagenga mu buzima bwa buri munsi. Yego naho twari turi. So nibyo uburuva aho twari turi kuko ikiganiro cyacu turagikora kugira ngo tujye tunareba niba ibintu bimwe biri valid today bikaba bizabana valide n'indi myaka, cyangwa se niba twanabana n'andi mazina, niba bya birimo binaba ariko bifite andi mazina, yego, ariko tutabizi. No sometimes tukavanga ibintu, nubwo twafata akaruhuko tukongera. Yego. Aha. Tumaze kumva rero uburyo abatambyi bakoraga umurimo ukomeye wo guhuza abantu n'Imana, kandi bakaba ari n'abayobozi bakomeye b'igihugu b'ubwoko bw'Imana Abisirayeli. Hanyuma tugiye gukomeza turebe amaturo n'icyacumi kuva icyo gihe kugeza kuri Kristo no kugeza uyu munsi. Uyu munsi turigishwa n'ubundi mu nzu y'Imana gutanga amaturo n'icyacumi, kandi twasanze yuko hariya Abisirayeli mu isoro rya kera umutambyi yari yarategetswe n'Imana ko nta kindi kintu agomba gukora, kandi twibuke yuko ubugugu bwari ubwoko, yari guverinema. Igihe kirageze Yesu akuyeho guverinema y'abatambyi, ahindutse umutambyi. Noneho hakaba hari abitwa abatambyi b'abashumba, ari bo bashumba. Ubu nanjye tuvugana ndi umushumba. Ubwo n'abashumba bayoboye amatorero. Ariko abo bakaba baraje nyuma ya Kristo. Ariko ijambo ry'Imana rikatwereka ko Kristo niwe mutambyi mukuru, niwe simbuye b'abatambyi ba mbere wahoze usobanura. Noneho ariko icyacumi n'amaturo birakomeje, kuko tugende ku bya kera aho ari umuntu yakabaye aza direct akitwarira ituro kwa Yesu kuko niwe mutambyi mukuru. Dukurikije structure ya kera nakabaye, kuko Kristo niba aravuze ngo umwenda ukingirije ahera watabutsemo kabiri, buri wese none yemerewe kwihurira n'Imana. Iri turo cyangwa iki cyacumi cyashirwaga umutambyi wasimbuwe na Kristo according to you. According to you bisobanurira iri turo rijyanwa mu rusengero uyu munsi cyangwa se rishirwa umushumba ari we mutambyi. Uratekereza yuko ari ubuyobe? Okay, urakoze cyane. Rero ukoresha amagambo uze nk'ubuyobe abantu bazi ari iki, ubuyobe se ubuyobe bujya he? Urumva uwo urabyivugiye. Yarabyivugiye kandi biroroshye. Kuko tubyo turimo tureba niba ibintu bimwe bikiri valid today. Yego. Turaza turebe valid. Nitumara kumenya valid tunarebe niba koko bikwiye gukomeza kujyana ayo mazina cyangwa byahindurirwa amazina, kuko nabyo birashoboka. Noneho wowe urabyivugiye, wivugiye uburyo ya governance ya concept yari hari yensaje yayihinduye, yagize gutya hagasigara ari mutambyi mukuru. Noneho abatambyi bandi babaga bari munsi mutambyi mukuru bakaba ariho bashumba. Ntago ari ibyo ngibyo nuse ntago turi abatambyi. Iyo ngiyo nindi nkuru. Wowe banze usubire indi nyigisho. Iyo nindi nyigisho iyo nindi nyigisho. Ubu cyo turimo kuvuga uwo uvuze yuko umaze kwemera ko iriya concept yego yavuyeho no kugira ngo tunabirebe neza, tunarebe na Yesu ubwe ari ku isi, like hari physically. Turebe mu materaniro ya make tuzi, turebe anyhow nta uzabana ba conductinga igikorwa cyo kuvuga ngo abantu bazanirwa amaturo n'ibyacu muri concept ya Yesu. Nta uzayibona, ntaho pe. Nubishaka bitangira kwatikiza, hari impamvu uko biri kose bitangira kwatikiza ko ntaho, ariko nyine biraterwa n'ibihe yararimo. Ibyo byibeze erega Kristo ntago ari umuntu mu
mugenzi wacu ntabwo ari umuntu wavuga ngo ari mu bihengo byatuma ngo ibintu bimwe bihagarare ntibihagarare Kristo ibyo yakoraga arabizi icyo nshaka kumvisha ni uko iyo concept yo yavuyeho rwose completely kugira ngo abantu babyumve government z'iki gihe ziri clever niho zakoye ide ibyo bita imisoro bihindura izina ubwo rero kugira ngo nongere nakwihutishe ubu twebwe dutanga ibya 10 n'amaturo mu izina ryitwa imisoro yes whether the direct or indirect kubera ko banze ubyumve neza impamvu yonyine yatumye birariro ni ukugira ngo igihugu kigire governance imeze neza ifite structure nziza kandi gihore gifite imitungo yo kwita ku baturage bayo so rero amaguverinoma yacu yabyigiyeho akreya ikintu gituma tugenda tugakora ariko twamara gukora tukagira ikintu tuyaha kugira ngo nayo atugarurire niyo mpamvu rero dufite imihanda ufite amashanyarazi ufite umutekano uraryama ugasinzira ko ntushobora kwibaza atari ko bari abantu barara bagenda bataryama bishyurwa n'andiriya myenda bambara n'ibyo banywa iyi mihanda ntwaramo imodoka ifite indabo zisa neza iki kirere mu meka cyiza ibyo byose ntabwo ushobora kubyibaza ariko ubyibajije ni ya structure Imana yatanze abayobozi bacu bafashe barayigana bamaze kuyigana irakora gusa bahindura izina kuko iyo bayita ibya 10 n'amaturo ntitwari kubyemera bahindura izina bayita umusoro kandi tegeko ubwo no kujya cy'Imana byari itegeko muri abantu rero hari ibintu badakunda guhuza ariko burya biba bihuye ukuntu ibintu bigenda bibitegeko bari no kujya cy'Imana byari itegeko gusa wenda nuko ibihano n'iki byose bigenda bitandukana ariko ubundi ni ibintu bimwe ku buryo iyo tuza kuvuga ngo uyu munsi kugira ngo ubyumve neza iyo tuzavuga ngo turafata nanone ibya 10 n'amaturo uzi umuntu tuba tubishyira nde tekereza kurikije ukuntu igihugu kimeze kuko ni iby'igihugu ibyo bintu rero uvuze ikintu kijyanye no gutanga imisoro n'amahoro ko ari byo byasimbuye ukurikije structure ya kera ko ari byo guverinoma z'ubu zarebeyeho tukaba dutanga ibi bya 10 n'amaturo muri y'imisoro mu izina ry'imisoro yego ibyo uruhande rumwe nibyo ariko hari urundi ruhande hari urundi ruhande rw'uko bariya abantu wibuke yuko bari igihugu cyihariye kiyoborwa n'Imana hari n'ibindi bihugu bindi byari bihari byo nabyo bidafite Imana nyamana bifite structure yabyo hanyuma rero izi za guverinoma ziriho ubu ngubu zitandukanye kure na structure nubwo bakopeye biriya ariko twibuke yuko ubwoko bw'Imana noneho buherereye he ni biri general noneho oya ubwo nase kibazo baje ntabwo zigenereje bya producer urimo gutrikodinga sindi ikibazo arimo kubaza nyumvishe okay vuga icyo ushaka kuvuga icyo nshatse kuvuga reka mbanze ngweho kuri coffee okay sawa aha ubwoko bw'Abisirayeli bwari ubwoko bw'Imana bufite amategeko yihariye Imana yabihereye Imana y'ubwayo yishiriye structure y'uburyo bagomba kubaho nyuma ya Yesu amaze kuza asimbura umutambyi hakaba noneho kuvuga ngo abamwemeye bakizera izina rye bazitwa abana b'Imana nukuvuga ngo kugeza uyu munsi mu isi noneho kera bari ni ibihugu bitandukanye kimwe nicyo cyonyine kiri mu bwoko bw'Imana none uyu munsi ibihugu biravanze ibihugu biri mu bwoko bw'Imana n'abandi nyine batayemera batayizera kuko according to Jesus abamwemera abamwakiriye umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo nibo bana b'Imana noneho abangaba hari ahantu tuzi bahurira
sibyo hari aho tuzi bahurira mu nsengero bakajya gusenga bakaramya Imana yabo. Hari n'abandi yego batajya mu nsengero ariko still bayizeye. None hakaba hari n'abandi rwose bo ibijyanye no gusenga ntubibabwira. Kandi rimwe na rimwe ugasanga hari ibihugu biyobowe n'abantu batemera n'Imana. Batemera Imana pe. None uretse kuba barakopeye iyo administration, ariko ubundi bakaba bari kure y'Imana. Haba mu mitekerereze yabo, mu mitima yabo ntibayemera pe completely. Hakaba n'abandi bayemera. None ngewe nkaba nashaka kuvuga ngo abo ntekereza ngewe bw'ubwoko bw'Imana noneho twabikura ku gihugu in general. Nubwo bose ari abantu b'Imana, Imana baremye, ariko concept y'abizera Imana abakiriye Kristo batwebwe mbese batwebwe turi kuvuga ibi ngibi ndumva tutakwisanisha nkaho ari igihugu cyose. Uretse gato twebwe umwihariko wacu nuko twamenye Imana, turabana b'Imana, ariko turaba mu gihugu. Iki gihugu aya mazi niyo tunywa. Imisoro amatwi maze nkumvishe hari ikintu tutagomba kwirengagiza. Kuko iki ngiki cyica ibintu byinshi, niyo mpamvu ubona ubuntu bwinshi butungura abantu babita ko ari abantu b'Imana. Iyi myenda twambara n'abantu babahinduza, twambara amasaha, dufite imibiri turarwara tukajya kwa muganga cyane rwose. Rero turi abantu 100%. Ijana iki gihugu ari u Rwanda, turi abanyarwanda 100% cyane rwose. So uniqueness dufite nuko twamenye Imana. So tumaze kumenya Imana rero hari ikintu ugiye kuvuga, reka nyigufashe. Urimo uravuga ati ngo twateranye abantu bamenye Imana. Amaturo n'ibya 10 biri cyari valide cyane valide. Aho rero nashakaga akantu nashaka kuvuga nyamukuru ni ugutandukanya amaturo n'ibya 10 n'imisoro. Kuko imisoro ni ngombwa kugira ngo igihugu gifunctioning. Ni uruhare rw'umunyagihugu kugira ngo nawe ariko urimo urabitandukanya ntabwo turagera cyo kwitandukanya. Wowe icyo urimo kuvuga nacyumvise. Wowe muravuga ati twebwe abemera Imana, abakristo, abakijijwe dufite umwihariko, abana b'Imana dufite umwihariko. So ukavuga rero twateranye turi kumwe. Icya 10 n'amaturo kiri valide ntikiri valide. Ahubwo nashaka kuko tugitandukanye. Igitangwa hari subizane bya ngaho usubize. Ngaho icyo kibazo gisubize nawe. Ibisoro biveho. Biri valide. Wowe uni twateranye icya 10 n'amaturo biracyari valide cyangwa ntibiri valide. Nicyo aho ni nayo confusion irimo nshaka twibaza. So reka rero ngisubize gutya. Icyo nababwira nuko ukurikije uko iyo structure Imana yikoze, icya 10 n'amaturo turagitanga, ariko tugitanga mu gihugu. Ndiwe kandi ndimo ndasubiza. Tugitanga mu gihugu. Kurumva igihugu ese reka mubaze mbwira itegeko rimwe ry'igihugu ritari iry'Imana rimwe. Wowe itegeko rimwe ry'igihugu ritari iry'Imana, ritari iry'Imana, Imana itemera. Igihugu cy'u Rwanda ze icyo ari cyo cyose, itegeko rivuga ngo gukatira umuntu igihano cyo gupfa ngo kubera icyaha runaka yakoze. Ntabwo Imana yari iry'Imana. None ubwiza Imana inshuro abwiye abantu ngo bica abandi. Oya tuvuge concept y'ubumuntu. Subu ndimo nakubwira, ndimo ndavuga turavuga ibintu bisanzwe biri simple. Wibigorana. Imana yabwiye Sauli ngo genda wice abantu bose bamare n'inka zabo n'inyo zabo. Aragenda bamwe arabicanye ntiyabica. Imana irarakara uretse gato. So ndajya nkumvishe ko ngiye kubisubiramo. Iyi concept iyi cya 10 n'amaturo Imana yayizanye kugira ngo habeho governance yayo ibone ko sustaining igihugu. Murabyumva? Ibyo ndabyemeye. Niyo mpamvu hari igihe cyabayeho itariho. Icyo gihe yari itarakusanya igihugu kibe igihugu kimwe. So rero ibi bihugu rero byacu
byafashe iyo concept ndabyemera ya applica ijana ku ijana. niyo mpamvu dutanga icyacu n'amaturo indirect ariko imisoro ijambo ryitwa umusoro ni ibyo rikora ibyo bintu byose iriya misoro buri ugiye ukayireba ifite ibyiciro biriya byishobora byose ngiye nakwicara nkabikwereka neza kuko amazina yabyo uko agenda yitwa muri Bibiliya nabikwereka bafashe concept ya biriya bintu Imana yari abisirayeli government meza araza aplika noneho twebwe iyo byiswe umusoro bigena abawukurikirana umusoro nizo tujya za Rwanda Revenue bikakurikira kuri bikorwa why kugira ngo igihugu kibe governed well kigira amashanyarazi kigira imihanda kigira iki so ibyo bintu turabikora ahubwo bantu bandi bakijijwe bavutse ubwa kabiri iyo bahuye ibyo batanga bifite irihe zina byitwa ibitambo yes kuko ibitambo nibyo biri intano nibyo byahereye kuri nibyo byahereye ku itangiriro nabyo bizagera ku iherezo ntibigira end ni nayo mpamvu ejo twavuga ngo noneho ntabwo tugiye Uwiteka ibyacu turamwiha wese twebwe abemeye Kristo tuhenduka abana b'Imana twahindutse abe bose ijambo ryonyine rishobora gukora mu bintu byacu rikaba riri valide ryaba ryitwa ko ari igitambo kuko igitambo nicyo kiri intano nicyo kitigeze kigira aho gitangira naho cyarangirira ariko the other ibyo bindi turabikora indirect buri ugiye ukagura ibishyimbo ukabizana mu rugo watanze umusoro direct cyangwa utari iyo uriye moto cyangwa ukajya kuri station ukagura fuel bashyira mu modoka yawe watanze umusoro government zarabyizo zirabidukoresha by system ariko twebwe nk'abana b'Imana twahuye separation yacu impamvu twe byitwa ibitambo nuko ko tutagifite ya concept tuvuga ngo dufite abantu batemerewe kugira ibindi bintu bakora ngo akazi kabo nako kutureberera gusa no kutwitaho ariko barahari bamwe hari abapaseri bamwe rwose biyegurira Imana n'abapadiri ibyo ngibyo nta kibazo twebwe nk'abakristo turi batanu tugasanga dufitemo mugenzi wacu umwe tugiye kuba inshingano z'uko we atazagira ikintu kirakora azatwitaho twebwe gusangira nawe ibyacu biremewe kuko nuza Ananiya na Safira bapfuye bazira iki kubeshya babeshya iki babeshye Mwuka Wera okay so biriya bakoraga byari iki bari bagiye gukora bari bagiye gutanga biriya abantu bari bumvikanye ko bagiye kugufasha abakene bakajya bahuza muri concept y'itorero byitwaga ibiki biravugaga ngo bazanaga ibyo bafite bagasangira niko biri bagafasha n'abakene ntabwo bivuga ngo ba Petero baricaraga ngo bakabira ngo dore ikibo ngo iki bya 10 ngo ikibo cy'amaturo ngo ikibo cy'ibingibi no biravuga ko bazanaga ibyo batunze bakabisangira iyo ugiye mu rusengero dufate pose gato yabaza ikibazo yabimbaze nisereka ngo ibyo uvuze nabyumvishije n'abadukurikiye babyumvishije reka mwibarize ubwo tumaze kujyana mu rusengero inshuro nyinshi yego nkabona igihe cyo gutura kirageze yego ugahaguruka ukajya gutura iriya turo ryitanga iki ntabwo ngita ituro ngewe uri ubutangiye ni igitambo ni bya bindi bya Abel yejeje agafata ku musaraba agashyira Imana yes none se uvuga iki ku bijyanye n'ibyibo byandikwa amazina icya 10 ituro ry'umutima ukunze ituro risanzwe ishimwe icyo mbivugaho naje kukivuga ntabwo ari amagambo akiri valide today ari amagambo turayakora biriya iriya concept turayikora tuyikora kuri government zacu iriya setup ya administration y'ibihugu byinshi byayigiye kuri ijya hema ry'ibonaniro yego
burya ibisojishije byayigiye so rero turabikora so ibi bintu rero byo kwandika ngo hano ngo iki ni cya 10 ibi ni iki ntabwo biri valid today ntabwo bikwiriye icyo nshaka ntabwo bikwiriye dukwiye kubwira abantu tukabasubiza inyuma bakamenya uko abantu bahaga ibyabo witeka hatarazaho aya mazina kuko ubwawe wavuze ko Abrahamu yahaye umuntu icya 10 cye yahaye Melkisedeki cya 10 cye kandi nta teko rihari none ejo tugana navuze ngo Rick Warren ageza no gutanga 90%. So ibyo rero nibyo niyo life tukwiye kuba muri life ya uwo wejeje kuko rede wihaye Imana urede uwo Imana wejeje kandi urabizi neza yuko muri bene data harimo abakene harimo iki kandi abantu barebere so ibyo wejeje rero bizane dusangire no concept ya itorero rya mbere rya Petero ntabwo arafite izi concept zangu bya 10 n'amaturo nabyo no itorero rya mbere babaga bari hamwe today mu muheho n'abatwara bakamenya ngo mugenzi wacu ararwaye mukora ibingibi niko itorero byabigenzaga okay ibyo birumvikana ibyo uvuze nubango confusion irimo n'amazina ariko mwisengire akabazo kikabavuga ngo umuturage w'igihugu utanga imisoro agatangamo n'icya 10 iyo misoro bundi niyo misoro byose akaba yatanze n'icya 10 yarangiza akagitanga no mu rusengero agatanga icya 10 cyo mu rusengero kandi yaratanze n'icya leta ubwo umuturage navunikiye ubwo abaturage tubavuna kuko tubabwira ibintu bitari applicable niyo mpamvu ubona abantu bahora uzikose nta hantu twajyanye bakatubwira ngo umuntu arimo ideni byashaje twajyanye atubwira ngo ikibazo yagize aragiye gusezerana ngo ahubwo ati no ngo bararebye yaragiye gusezerana arebe mu bitabo basanga ngo ahantu ngo atatanze oya ngo urumva bari bazi umushahara we bazi no muri cya cyuma kandi ngo manipulation tugeze kuri ahantu umuntu ushaka umushahara wa this is bad ngo bakicara ngo no bakabona ngo ukwezi ko ngo gabanyijeho si umuntu noneho bamutega afite ikibazo itorero igomba kumufasha aje none gusura batari nka bya bindi by'igihugu n'umuganda ngo ni wakoze umuganda ngo ntabwo dufite ibyangombwa ngo nufite mituweli sinzi ibintu ngo ufite ikintu ntitugwiki neza ngo oya no kuvuga ngo iyo utitabira imirimo umuturage asabwa ujye mu muganda nugira gute nawe ugiye gusaba service mu nzego z'ibanze ati hari uruhe utakuzi muri kuzi so nibyo rero the same uwo mugabo n'umugore simbizi yajya gatanga nyine cya 10 bakandika bari bazi niba bagenda bakabaza ukaza gukora bati umushara niyo wakubitwa na crise ibyo niba byitayeho n'urwaza umuntu imodoka igakrashinga ugafata ubyo ntabwo by'ikinyenzi nuko iya nombre bayibona no sinzi service ngo yagiye gusaba ngo agiye kureba basanga abantu ngo agiye bavuga ngo yaragiye gukora bavuga ngo kubera icyango ngo watanze cya 10 gikeya ngo batanga cyinshi cyane ngo kandi nuko basanze yarajyaga gitanga nabi ariko uyu muntu ukwezi kwa kangahe yatanze amafaranga nabi ubukurikiyeho atanga menshi ubukurikiyeho aramanuka none ukwezi yarasimbutse ufite ideni banza udusobanura imbere na mbere umushahara wawe nangahe tumenye amezi wagiye utangaho make icya kabiri aya madeni y'amezi ntabwo tugusezeranya utatanze kandi imagine hano kumaza ati basi habaye iki cyatumye utaza usanga ari iki yagize ikibazo cyangwa wenda ntanahembwe ku kwezi hari n'undi batubwiye umunsi nanone ufite ideni y'ibihumbi 50 we yitanze bisanzwe kuri iryo deni ngo yaribonye sasa we yitanze bisanzwe si ukuntu bitanze ku rusengero rw'abasirimu oya reka tubivuge neza hari amatorero ngo asigaye ngo afite system ngo iyo system ngo wowe uraza bavuga ngo ngiye ngo nisharije ko nzajya ntanga 5 ku kwezi bakabyandika iyo utatanze 5 rero ubwo buri mu ideni sasa uwo mutipe garemo 50 yamaze yarimo 50 nakazagira ubwo rero ubwo kiganiro cyaturutse uwo mupasteri wabo ngo yari yaguze imodoka ihenze
ya miliyoni wizivuga zari nyinshi cyane wizivuga naguze imodoka ngo ihenda cyane no mutipe yakavuga ukuntu yabuze na 50 yo kwishura ideni pastor yaguze agati bana yanjye izagenda nana mwishurire baza pastor nawe ati bandi mwana wa oya suko mwishurira pastor yari mukura ati ngwino hano ideni turi gukuye what is happening my brother ibyo nibyo ushaka kwigisha abantu nibyo mushaka ko abana bacu se bazabyemera bazadufata nk'abaswa ntago bazabyemera imagine ntago babyemera uretse yuko hari ibintu nawe wumva akwana ko bidakwiriye nta umuntu ajya mu ideni ry'itorero gute nibyo bihera nyine kuri ibyo njyewe nzundi umuntu wari inshuti yanjye inshuti yanjye abantu ba muri inshuti njya kumusura kuri church aho yayoboraga yarafite church nini noneho igihe cyo gutanga amaturo kiragera mbona arahagurutse muri za neza z'ibyohero agenda ahagarara ku kibo cya nyuma kumva ubwo ngo iyo ngo abantu batanga ibisanzwe baratanga bakagenda ariko utanze cya 10 ngo pastor ngo ama privilege ngo kumusuhuza kumukora kamwesha umugisha nubwo njye yumva ikintu cyambabaje yarahatinze abiri ibyuya mbona ategereje kuba mumugisha oya pastor yarahatinze nyine we urumva ni benshi abashaka kumusuza ni benshi abashaka ko akora mu kiganza bamukunda ni benshi baramubuze so yahamaze simbeshi byibuze 25 minutes hagaze asuhuza abantu ndamurira nkabona mbona ararushye kubona yarushye none hashize nk'imyaka nk'itanu usanga bivuye betse gato imyaka nk'itanu nzakuba ndavuga ko abantu banje baravuga basengera babashuti banje pastor wanjye kuko muracyamuhagarika gasuzanyo ko amaye cya 10 uzwi nababwira ngo yarabiretse ngo babimurogeyemo izo nizo rezilita z'ibintu bitari valid today iyo ukora ibintu bitari valid today niyo havukiramo n'urwango n'abarozi n'ibyo bintu byose itorero rya mbere foundation yaryo abantu bakoraga igihe cya Gahinabeli wejeje yarazanaga uwaronse akazana bakamenya utameze neza bakamusura bagasangira ukuntu rero haje kugaruka ine manipulation yo guha ibintu amazina n'iki nibyo bintu bitari valid today kandi business ko bitakora mu myaka imbere so ngira ngo ikiganiro cyacu naho ngaho cyerekezaga twarihita tunagihuza nicyo twakoze ejo bundi tuvuga uburyo itura Imana yishimira itura Imana ikunda yuko ari umutima yacu ubuzima bwacu gapoze gato tugaruka icyo nicyo kintu cy'ingenzi ubu tugiye kuvuga nari ndimo ndavuga ukuntu iki kiganiro dukoze nonaha twagihuza nicyo twakoze ubushize kuko yari continuation no kuvuga ngo ubushize twaganiraga itura Imana ishima itura Imana ikunda kwari nitwebwe yes hanyuma iyo umaze kwiyegurira Imana ukagandukira Imana ukumva ko ubuzima bwawe buri mu Mana ntabwo ugorwa no kwiha ku byo utunze no gutanga ku byo utunze wabitangira mu rusengero rwawe aho ukorera wabirekurira mu baturanyi bababaye aho unyuze hose ubutunzi bwawe bugakorera Imana kandi nawe ukora Imana kandi ukabikora nta muntu uguyase nta n'umuntu ubikubwirije kubera yuko uri mu Mana nawe urabyumva ko bikwiriye kuko character y'Imana ni urukundo kandi urukundo rudafite gutanga ntabwo ruba rwuzuye ikimenyetso cya mbere cy'uko ugira urukundo nuko ugira ibyo wikuraho ukabihereza ukunda Imana yarabigaragaje ubwo yakundaga abari mu isi bose igahita itanga umwana wawe kugira ngo igaragaze mu by'ukuri urukundo ikunda umuntu rero twebwe abantu kugira ngo tugaragaze twereke Imana ko tuyikunda nuko dufata neza abantu tubana ku isi dukoresheje ubutunzi bwacu hari icyanditse kivuga ngo ntabwo wakunda Imana utarabona thank you kandi mwene so utamukunda mubana muturanye bishatse kuvuga iki bivuze ngo iyo wamaze kwiyegurira Imana ikunze ukemera ati Mana ngo haye ubuzima bwanjye ubuyobore icyo gihe gutanga amaturo ariyo rikambyite gutyo gufata mu by'utunzi
none nta nubwo byakugora n'abapaseri. Hari igihe umupaseri ubona afite agahinda, hari akavido nigeze kubona afite agahinda araserisha n'agahinda, afite agahinda gakomeye, ahora afite umutwaro ngo batuye make ngo batuye make ngo ntibajya batura, none yajya no guhaguruka ajya kubiruza ukabona afite agahinda. Mu by'ukuri arashaka gushyiramo imbaraga kugira ngo ubutaha bongere. Ibyo byose ni ingaruka z'uko abo bantu abona bari imbere ye ntago barasobanukirwa kwanza, nta nubwo barashira ubuzima bwabo, ntago baraburu bushira bwose mu Mana ngo bumva agaciro ko gutanga. Ko yewe kugeza uyu munsi mbaye mfite nk'itoro ari je mushumba mukuru waryo, nakwigisha abantu gukunda Imana, nakwigisha abantu kwiyegurira Imana, kwihimana. Noneho nibamara kubikora rwose iki bazagishira hariya, nibatura bature, nibadatura nzamenya yuko ubwo ntayo bafite. Simbigire big deal ngo batuye 5 byonyine, ngo batuye 10 gusa, ngo none nangire mere nkambi kushimera mu mifuka yabo turiya byanze bikunze. Oya wowe nunagira Imana nagwa n'itorero kanayobora, ibyo bintu uzabireke completely. Ntabwo uzajye ku muntu uri bafite ikintu ashaka gutanga agihe wakwiye we agitanga mureke ikintu byinshi. Ibi ni ikintu byishimo gikomeye cyane. Uzi yuko urabona ko uri muri nonzo, ubona ko ufite umuturanyi, uzi ko turi kuri rwa rwego n'umuturanyi ashobora kubwirirwa ugafata amafaranga ukayajyana mu rusengero, ubu umuturanyi yabwiriwe akabwirirwa kabiri, umwana akarwara, umwana akabura urukweto, ntuba bavuga uti turifite umuturanyi, aho ugasanga wowe urashaka guhora ngo urimo ngo ufite urimo kwakiriye. So ibyo bintu uko ugenda urushaho kwihimana, Imana igenda igukuraho igihu, ugasobanukirwa ibintu ukanzureba ko abantu kwanza Imana yarakuzanye hafi yawe, ubu aba ari inshingano zawe cyane. Ubura biravuga ngo itorero rya mbere mu rugo rwawe, like this house. So rero ubwo rero abegera urugo rwawe nibo torero rya kabiri cyane. Uba ugomba kuba uri umuntu wera imbuto ahantu uri, abaturanyi bawe, ku buryo Imana ivuga iti niba nshaka guhesha umugisha ino karitsiye ndabiswa jabu karitsiye atuyemo nta mwana w'imfubyi uzabwirwa. Ariko usanga umuntu atuye ahangaha agatwara imodoka ibirometero 20 ngo ajyanye ngo ibya 10 ngo n'amatora ahantu, asize abantu bizi neza ko bakeneye ibyo bintu Imana yamuhaye. So ibyo bintu byose icyo mbikundiye nuko twanze tuvuga tuti tubara kuri cyakindi cyambere iki Imana ishaka noneho ni njyewe wese, noneho nanjye nimara kwiyegurira wese kumenya icyo gukora biroroshye. N'umwana mu rugo, iyo umwana ari mu rugo asobanukiwe ko ari umwana mu rugo, yishimiye ko ari umwana muri urwo rugo, arabyuka agakora imirimo mu rugo kubera yuko ari proud yiwabo. Ntabwo ategereza ise na mama cyangwa se n'abandi bantu hirya no hino ngo abari baza gukora imirimo. Umwana wo mu rugo ntabwo abwirizwa gukora ikintu runaka keretse umwana wananiranye. Ubwo rero navuga ngo umuntu wamaze kwiyegurira Imana, wahaye Imana ubuzima bwe, niwe usobanukirwa ko gufasha abantu, gufasha abakene ari ingenzi, gutanga amaturo. Wabonye ko Abraham yatanze amaturo, nta muntu wabimwigishije. Yageze kwa Melkisedeki ahita mu icyacu. Reka ngewe nubwo Abraham we ni sawa, ariko hera kuri Kaini na Abeli. Baheruko nibo bantu ba Kaini na Abeli barekonesheje buri muntu icyo Imana yamukoreye. Kandi bikagara kuri Kaini na Abeli bitabigaragaza umutima. Ari byo navuga ngo umwana mu rugo usobanukiwe neza, bariya bari bavindimwe ariko imitima yabo ntabwo yari imeze kimwe, kuko umwe yatanze igitambo kigayitse, undi atanga igitambo Imana ishimwe. Bigaragaza ngo Kaini ntabwo yari yarihaye Imana wese, yahaye Imana igice kimwe kuko yari ayizi ko ariyo master, niwe bagomba gutanga ibitambo. Ariko abantu rero hari dangerous kuvuga
ari na dangerous, niyo mpamvu no kuri kino gihe n'ubundi wende ngapi ibyo twita ko turimo turatanga umugisha n'ubundi nta mugisha tubona kuko the more to forcing abantu babikora nabi, ni nayo mpamvu umwe kubwira ati banandogeyemo. Urakoze cyane. So n'ubundi izo concept ziracyahari bazamira nka Kayini bazakora ibintu nabi, cyangwa se nk'uwo muntu wicara akicara ahantu itorero ngo yari 50,000 undi nawe ukamusezeranya ngo wanje kumwe gukora kuri amadeni. Ibyo bintu byose bizana ibintu bidakwiriye mu bantu bakwiswa ko ari abana b'Imana bari mu rugo. Ngiye mwumva rero Abeli ya urugero rwiza. Abeli mu rugero rwiza rwo kuvuga ati Uwiteka Mana wambaye umugisha dore mu byo nejeje, agafata imbuto nziza ziruta izindi akaziha Uwiteka. Ngiye mbona yabo urugero rwiza. Urugero rwiza no ku bandi bantu tutazi amazina yabo mu itorero rya mbere. Tuzana rero na Safira ko kubera ko byabaye bakoze amakosa akomeye. Ariko buriya wa mudamu wamenye amavuta y'iciro ku birenge bya Yesu akamuhanaguza umusatsi we, kira ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu gikomeye cyane. So ibintu ngibyo rero nibyo twe tukwe kumenya ngo Uwiteka nitwashaka kandi yadufite abafite n'ibyacu. Nawe iyo maze kwemera ko gufite ubuzi ko ibyo utunze atari ibyawe. Twasoza, reka dusoze ariko tubwira abadukurikiye, yaba ari abakristo ari abashumba, uko biri kose ikiganiro kiraza kumva n'abantu b'ingeri zitandukanye. Niba uri umushumba, igisha abantu kumenya Imana, igisha abantu guhereza Imana ubuzima bwabo. Wibashiramo agahato gukora ibintu uko wowe ubishaka, ahubwo babwiza ukuri ku ijambo ry'Imana, muka Imana abemeze. Nibamara kwiyegurira Imana bazakorera Imana neza, bazayikorera bishimye, bazayikorera babohotse, batabibona nkaho ibyo bari gukora bari kubikoreshwa nawe cyangwa se bari kubikoreshwa n'umuntu. Nawe murokore mukristo udukurikiye, korera Imana n'umutima wawe wose. Icyo utanze kibe kivuye mu mutima wawe. Ngewe ngeze ku rwego rw'uko umuntu atamatira gukora ikintu numva umutima wanjye utemeye. Nibyo kabisa. Ngo ngende nishanye ngo bakunde babone ko nanjye nagaragaye muri abo ngabo. Niba ntarabyiyumvisha ko ngomba kubikora, ntago ndi ubikore. Iki nanone dutange kawoninga. Niba ufite titre y'ubushumba n'iki cyose cyagarira abantu by'Imana, ukaba ugiye kwakwaringa ibintu biri very expensive, make sure yuko bamenya aho byavuye. Bamenya ko ari wenda kado babonye n'iki. Kuko nanone abantu nyine usanga bararakaye kuko abashumba babo bari muri life nziza, bagata amatura yacu mu byubije babyumva. So nabyo rero byaba byiza bigiye biba clear. Ufite business, abantu bakamenya ko uri businessman, ukabiremewe noneho ntabwo ikibujijwe. Uri umushisheri, akamenya ko uri umushisheri wa living a fancy life, abantu bakamenya ko ari warayikoreye. Niba ari impano wahawe ukagira administration nziza ijera ibyo mubona muri mu bakristo, bakajya babiganira neza kandi bakareba kuko ibintu biri needful, ibintu nyine bikenewe akaba ari byo bakora. Ibyo uvuga ni ukuri. Ariko nanone tubwira abakristo nabo bagira amashyari kuyareka, kuko hari igihe usanga n'umukristo udasengera mu itorero runaka ajajinga umushumba w'itorero runaka ngo agenda mu modoka ingana gutya atazi aho yavuye, kandi abakristo bo muri iryo torero babizi nta n'icyo bifiteho. Ye nyibonera umushumba yibereye mu modoka nziza, wenda ni kado yiherewe n'umuntu. None ngiye ngabandi kandi kuriya mushumba ko nta rusengero agira, agenda mu modoka imeze kuri gute, sinsengeriwe simuzi. Nuko byumva gutyo gusa ngapfa kujajinga, kandi abashumbye nta kibazo byose bifite impamvu. Wakoze. Imana igumugisha. May God bless you so much. Kandi twishimiye kuba tugufite n'umugisha udasanzwe. Turabashimiye mwese. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turabakunda kandi tuba dutekereza tunasenga kugira ngo mu gihe cyose twicaye hano tubaganiriza tujye tubabwira ibyabagirira umumaro, cyane cyane muri urugendo rujya mu ijuru. Ndagira ngo rero wowe wadukurikiye, niba utarakora subscribe ntiwibagirwe gukanda aho ngaho handitse subscribe aho ngaho munsi, hanyuma kugira ngo nawe ube umwe mu banyamuryango bacu. Kore like, comment, yes. Ahantu wumvishije ushaka kubaza ikibazo cyangwa se ushaka gutunganira, ubyandike muri comment aho hasi. Imana iraza kuguha umugisha, nawe uraba ugize uruhare mu kuvuga ubutumwa bwiza.
usharinge, uhereze inshuti zawe, abavandimwe nabo bumve ibyo twavuzeho, nawe kandi aho ari naramuka yumvisha ari cyo yabaza cyangwa se yatunganira nabashiremo gutyo bize kuba uruhererekane Imana rigere kure cyane. Murakoze, Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Ciao, bye bye.